tugeze mu kanya keza twakiramo umuyobozi ni urwego rukuru rubanziriza urwa nyuma. Umuyobozi tugiye kwandika rero yabiherewe muri kampore hano muri college. Reka rero nsabe abari kuri tekinike bazamura umuziki gakeya kugira ngo abari inyuma bamutuzanire nawe tubikore mu buryo bwihuse. Ikibazo cya kabiri ni amazina. Witwa nde? Yarakoze cyane. Icya gatatu wabatijwe ryari? Nibo byibuka uratubwira itariki, ukwezi, ubwo n'umwaka. 17 z'ukwa kabiri. 17 z'ukwa kabiri umwaka 2023. Bivuze ko ari umwizera umaze imyaka irenga 3 mu itorero, bivuze ko asobanukiwe neza ibyaryo. Ikindi kibazo, ufite imyaka ingahe y'ubukuru? 15. Mu kwezi kwa kane kwa 2011. Biratwemerera kuba twamuha ino nshingano, cyane ko ku bayobozi bakuru tugira itegeko ritubwira ko udafite 16 ntabwo bikunda. Ku mubwige rero birashoboka kuko aracyafite umwaka wo kwitegura kugira ngo azabe umuyobozi mukuru. Hanyuma ikindi kibazo rero ni kwibaza ngo ese witeguye ute gukora mu ruzaniro cyangwa se mu murimo wa data? Amasegonda 10 arahagije. Uzakora iki? Nzakora ibyo mbasha gukora byose. Yego. Hanyuma inshingano y'ubuyobozi ni inshingano itoroshye, itandukanye n'iy'abandi basanzwe muri iki cyiciro, kubera ko winjiye mu cyiciro nyine cy'abayobozi. Nagira ngo rero ubitekerezeho mbere y'uko usezerana ino sezerano. Hanyuma ikindi, niba y'umuyobozi kimwe n'abayobozi bakuru bidusaba kumvira cyane. Igihe rero wakumva byazakugora cyangwa se bigoranye n'ubu,
byaba byiza mbere yo kurahira ufashe umwanzuro mwiza yenda ukazabitekerezaho, ariko niba wumva witeguye uratubwira ko witeguye, hanyuma dukomeze tuguye inshingano. Yavuze ko yiteguye, kandi Kristo adusezeranya imbaraga zo kudufasha muri uno murimo, kuko ntabwo ari uwacu ahubwo ni we. Iyo tumwemerera byose bigenda neza. Hanyuma kapiteni uri hano aradufasha kugira ngo yegere iriya darapo, tugezeho isezerano rye, intego ndetse n'impamvu imutera gushaka gukora ino nshingano y'ubuyobozi. Mumufashe iyo mikorofone, hanyuma arafata idarapo n'akaboko k'ibumoso, ibonetse gatoya, hanyuma baguhe mikoro, turajya tukubaza usubize nk'umuyobozi witeguye. Zamura akaboko cyane. Urasezerana iriya sezerano mu bayobozi? Yego, isezerano ryawe? Ukunda nkunda umwami Yesu nirwo rutuma nsezerana ko nzakorana n'urugaga rw'urubyiruko rw'Abadivantisite b'umunsi wa karindwi, nkafatanya nabo imirimo yose nshoboye gukora yose. Hanyuma reka gukora icyo mbasha gukora cyose, ngakora icyo mbasha gukora cyose, ngo mfatanye nabo kwamamaza ubutumwa bwiza ku isi yose. Intego kumenyesha abo ku isi yose b'iki gihe ubutumwa bwo kugaruka kwa Kristo. Impamvu urukundo rwa Kristo ruraduhata. Fix. Perante, bravo. Yarakoze cyane kubwo kwemera gusezerana, ndetse akatubwira n'intego ndetse n'impamvu y'umutera. Iyo mpamvu rero tuyibona mu rwandiko Pawulo yandikiye Abakorinto rwa 2 mu gice cya 5 ku murongo wa 14, isuri ibanza niho dusanga iyo mpamvu twese dutera gukora. Hanyuma rero ntaragira ikindi neza, reka ntumire pasiteri umuyobozi w'intara yacu atwemerere yakire isezerano ry'uno muyobozi, cyangwa se yabonye hari impamvu yatuma amusiriza, nabyo uburenganzira bw'uhagarariye itorero. Murakoze. Murakoze bayobozi. Rero ubwo guhitamo kwiza kandi n'umutima w'ubushake uyu mukandida wacu uyu munsi afite, urumva twese twamuha uburenganzira akarushaho gukura ajya ejuru, ejo tukazamura no mu rwego rw'abayobozi bakuru. Imana izabimufashemo. Amen. Attention. Carabanco. Señorita. Yarakoze cyane pasiteri. Nagira ngo rero wenda ndaza kubikora nyuma. Reka ubwo yabaye umwe afite n'amahirwe yo kuba yambikwa n'umuyobozi w'intara. Ni karibu rero kugira ngo mwambike imyenda y'abayobozi. Hari abantu bari batazi ko ino myenda ibaho, ariko ibaho cyane, niyo ibanziriza umuyobozi mukuru. Twambara ino myenda ya kaki. Iri bara rya kaki rero iwacu ritubwira cyangwa ritwibutsa yuko twacunguwe. Hanyuma rero yambaye ijipo ya kaki n'ubundi, ariko kandi agomba kurenzaho, ngira ngo murabona ko rwose n'akaboko arakazamura ati nahafunge. Ni protokole nziza cyane. Ku myambaro ye hariho
twita nk'icyapa kimugaragaza yuko ari umubwiriza, kimwe n'uko natwe tuba twambaye ibiranga imitwe tubarizwamo, niba uri umuyobozi mukuru cyangwa se ubarizwa mu yindi mitwe y'amajyambere yo hasi. Pasiteri abajyayo bitambarwa na buri wese bitewe n'inshingano nyine umuntu aba afite. Izi epaulettes rero tuziburiraho twese guhera mu cyiciro cy'abana. Bagiye ko yambaye ingofero. Ibirori ntabwo byoroha. Yarakoze cyane. Dushimira Pasiteri udufashije muri kano kanya kandi bikaba bigenze neza, Imana ibahe umugisha. Hanyuma rero reka nawe akanya gato cyane abandi tugiye kwambika impeta ngo ruraza dufashe hanyuma bakire n'umuyobozi. Ni ukumunyuraho bakamuterera isabiti, ntabwo ari ibintu bigoye. Abayobozi bakuru gusa bamwakire, ntabwo turi butware umwanya batarahagera yabaretse atitwaye. Ndabona nawe abaye umuyobozi mukuru rwose ntakumwenyura, yahise abona ko ibintu bikaze buriya. Yabona abayobozi bakuru bariho bakwakira kugira ngo uze, nubwo urimo ubona bari gufatanya nabo muri ino nshingano tuba turimo dukora n'abandi bose. Barakoze rero, idarapo baritwaye. Byaba byiza nanjye mbariye mu kanya gatoya kugira ngo dusoreze. Attention, attention, jette de commandement, jette jour. Attention, honneur. Jewe Master Guide Emmanuel Habimana, ububasha mpabwa n'itorero ndetse n'iki cyiciro cya MGA by'umwihariko, mpamije kandi nemeje isezerano rya Uwase Nadia Jolie. Bityo rero Imana imukoreshe mu izina rya Yesu. Fixe. À l'église. Ntabwo ibirori birarangira, turimo turihutisha kugira ngo tutaza kugira abo tubangamira ku gihe. Akanya gato gukurikiraho ako kwandika cyangwa se gutanga impeta ku bazitabiriye kugira ngo nabo bajye bazamura kandi zibanezeze muri iki gihe. Muri iki cyiciro n'ubwo akamujyaho. Murakomeza kureba, baratambuka neza, baratambuka nyine nk'abajiya. Rero kugira ngo igihe bakiza tube dusobanura gatoya, izi mpeta ntabwo zipfa kuba twashobora cyose no kuzikorera, kuko yambaye bigaragaza ituze rifite mu mutwe bikagaragara neza. Hafi aho bacunge neza, babikoze neza rero aho ngaho. Okay, noneho woroshye umusatsi gakeya, akaririmbe gake gake,
byiza ko tumenya aba bantu ni bande ariko kandi bari no mu mutwe w'amajyambere kugira ngo twumve koko niba zino mpeta tugiye kubaha zo mu cyiciro cya Pathfinder bazemerewe. Tujya mu cyiciro cy'umufatira ntacyo bitwaye amazina ndetse n'umutwe w'amajyambere ubarizwamo. Uri mu bagenzi ari mu nshuti ni umutwe utangira muri no karamu ya Pathfinder. Yego hano umuyobozi nibyo yitwa Niyonzimirive ndi mu mutwe w'abagenzi. murakoze cyane. Abagenzi ubwo babitegura nabo kuba abayobozi n'abayobozi b'ejo hazaza bazabakurikira Nadia Joli. Hanyuma rero reka nze kurarika abantu badufasha abari inyuma yabo n'abari muri protokole babatwaje imyambaro niko bigenda kugira ngo bakomeze kwishimira kuba muri kino cyiciro. Nakomeza abo byarenze rero mujye mwihangana ariko amarembo nanone arakinguye tujya tubakira ubwo rero ntarirarenga rwose. Reka rero nze kurarika hari umuyobozi wa tekinike ku rwego rwa zone ari iruhande rwanjye, umuyobozi wa MGA muri iyi ntara ndetse na Suzone niwe uyobora nabo bigire hafi. Nze guhamagara umuyobozi wungirije waje muri iyi ntara nabo babe hafi niko mudatambuka. Ubwo dufite nanone umuyobozi ukuriye karabu y'abayobozi bakuru muri iyi ntara nawe natambuke maze kuba bane. Hanyuma reka ndareke na pasiteri gusigara wenyine nawe nazi. Hanyuma rero mwegereye abo bana murahagarara imbere yabo ariko reka tubanze hari umuyobozi kuko aba ari umuyobozi n'ubundi tuze gusaba umuyobozi wa tekinike ku rwego rwa zone adufashe kugira ngo bamwambike sentire ibarizwaho usanzwe muri kominote cyangwa se imiryango itandukanye tubamo. Babe bitegura rero naje mbaye ikizamini cy'umunota umwe. Icyo kizamini ngiye kubaha baratubwira izi mpeta nicyo baziherewe. Ngiye buze uratubwira akantu kamwe imirongo ko bayishe igira hirya gatoya mu bintu mwize uratubwira akantu gatoya gusa kamwe kagufashije mu buzima bwacu harimo n'umwuka mwiza. Umuntu yarizera umwuka mwiza duhumeka uturuka hehe? Mu bidukikije mu byaremwe. Afite rero yo kubibungabunga no kubifata neza bityo ubwo nakubona wicaye mu byatsi urimo byangiza cyangwa uvuna ibiti ibintu nk'ibyo azakwigisha niba ngombwa guhana. Twakomeje kwa Lopez. harimo ubutabazi bw'ibanze. Tugomba gufasha abagenzi bacu mu gihe bagize ibibazo ndetse no mu gihe habayeho. Urugero rumwe uburyo batanga ubutabazi bw'ibanze uwo muntu yabagize ikihe kibazo wamufasha gute? Umuntu ashobora kuba akoze nk'impanuka kugira kubimenyesha abamukuriye cyangwa se ukamujyana kwa muganga. Yego, umuntu agize impanuka ni uguhita umenyesha ubuyobozi cyangwa se kwihutira kugira gute kumugeza kwa muganga. Ubutabazi bw'ibanze. Ubutabazi bw'ibanze ni ubutabazi umuntu aha umurwayi cyangwa ugize ikibazo mbere y'uko agera hehe kwa muganga. Kugira ngo birasobanutse, reka tugende ku muyobozi Nadia Joli. Zitugira inama zifita harimo gucunga umutungo tukamenya akamaro k'ukuntu twacunga amafaranga tutayafashe. Murakoze cyane. Tugende kubona buri w'itorero w'ejo hazaza.
ariko kandi urumva ko no mu rugo bishoboka yuko yafasha ababyeyi mu gucunga umutungo neza bakawukoresha neza badasesaguye. Bageze kuri Yakini. Yego, gutabara inde? Aha, bigenze ute? wawe kandi dukomeze kumva inkuru z'ibyiza no gutera imbere k'umurimo